Buri munyeshuri wese hano mu Rwanda afite amatsiko yo kwiga muri iyi kaminuza. Waba wari uzi yuko hari amahirwe yo kwiga muri iyi kaminuza mpuzamahanga ifite icyicaro hano mu Rwanda ku buntu? Yego, ndavuga Africa Leadership University. Iyi ni imwe muri kaminuza mpuzamahanga kandi ifite icyicaro hano mu Rwanda, ikora neza cyane, ikunda kwakira abanyeshuri benshi b'Abanyarwanda bafite imyaka itarengeje 29 ku banyeshuri bashoje senior 6 muri full scholarship under graduation. Hano ku kizamini rero tugiye kubisesengura turebe iyi Africa Leadership, turebe abanyeshuri irimo irakira. Rero niba uri umunyeshuri ukaba wumva ushaka gukora application, waba ushaka kuyikora ubu ngubu no kuzashaka ukuntu uzayikora muri iki gihembwe kigiye gukurikiraho cyangwa muri uyu mwaka ugiye gukurikiraho, iyi video urakureba kugira ngo uze gusobanukirwa neza no kuburyo wakora application muri ALU cyangwa Africa Leadership University. Africa Leadership University ni kaminuza ifite icyicaro mu Rwanda ndetse na Mauritius. Yubakiye rero mu kurema abayobozi b'ejo hazaza b'icyitegererezo. Rero Africa Leadership University yamenyekanye cyane kubera uburyo yita ku banyeshuri ndetse ikabaha n'ubumenyi burambye ndetse ikabaha n'ireme rifatika mu guhangana n'ibibazo ndetse no kubaka abayobozi b'ejo hazaza. Rero hano ni ku kizamini, ucyagera kanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona izindi update nk'izi ngizi. Njyewe mugiye kubana ni Clarisse Mutabazi. Reka dukomeze kubana, uze kureba hano hari na website twafunguye uzajya ukuraho amakuru agiye atandukanye. Rero iyo ukanze subscribe n'ufungura inzogera, menya yuko aya niyo mahirwe ya nyuma uba ubonye hano kuri channel, kandi iyi channel ni gusindagiza mu kugera ku bintu byiza ndetse no gutuma intego zawe zigera mu buryo bwiza. Rero hari ibintu usabwa rero kugira ngo wige muri iyi kaminuza mpuzamahanga ifite icyicaro mu Rwanda ndetse na Mauritius. Rero ikintu usabwa byibuze kuba warangije amashuri yisumbuye A level cyangwa high school. Rero ukaba usabwa ko ufite amanota meza, byibuze ufite grade muri section wize ufite B na C. Hanyuma niba ibyo ngibyo bifite ukaba uri byibuze uri munsi y'imyaka 29, iyo uyirengeje muri iyi kaminuza biragorana cyane. Rero kandi ndabizi abadukurikira ntago akeshi abanyeshuri ntago barengeje imyaka 29. Rero aya ni amahirwe yafatirane, ndagira ngo nkwereke uburyo wakora application muri kaminuza ndetse n'uburyo abanyeshuri bakoresheje ibanga twababwiye bigatuma babasha kwakirwa muri iyi kaminuza. Iyi kaminuza rero wakwibaza ati se iracyafunguye ubu banyemera? Igisubizo ni yego, kuko niba utarengeje imyaka 29 ukaba ufite warangije senior 6 mu mwaka washize cyangwa warize REB cyangwa warize NESA, iyi kaminuza ni amahirwe yawe, rero nagucike. Ndagira ngo nkwereke uburyo wakora application. Rero ikindi usabwa ugomba kuba ufite kuba ushobora byibuze kugaragaza ubushobozi ku bijyanye n'amikoro makeya cyane, kuko iyi kaminuza ikwishyurira 100%. Rero ubusabwa noneho kwerekana amikoro makeya wenda waba ufite mu bushobozi bwawe bukeya ufite, kandi ukaba ushobora kwerekana yuko ushoboye kuyobora abandi cyangwa waba warakoze ibikorwa bifite umurongo nk'uwo nguwo nyine, hari ikintu byibuze waba waraperformance mu bijyanye n'ubuyobozi. Rero ikindi kandi niba utavuga icyongereza neza ntugire ikibazo, kuko iyi kaminuza ni imwe muri kaminuza iguha amahirwe yo gukora ikizamini cya Duolingo, TOEFL cyangwa n'ibindi bizamini, kuko iyi kaminuza yoyo ikorana n'icyongereza. Ikindi kandi niba bigaragaza yuko wize muri anglophone cyangwa warize mu rurimi rw'icyongereza, aya ni amahirwe yawe, kandi hano mu Rwanda kenshi twiga dukoresheje icyongereza. Rero iyi ni intambwe ya mbere ikomeye cyane yo gutuma usuccessinga ukabona full scholarship. Rero reka turebe intambwe ku yindi y'ukuntu wakora application. Ndagira ngo mbanze mbibanyuriremo, hanyuma tuze kubereka uburyo ki ubikora intambwe ku yindi, mbigaragaza mbereka uburyo ki ubyuzuzamo. Hanyuma dore uko uyisaba. Intambwe ya mbere rero hari website yabo yitwa www.alueducation.com
com. Hanyuma iyi niyo website ukoreraho application intambwe ku yindi. Reka tugende ndaza kubereka mu nyuma uburyo ki wakora application. Intambwe ya kabiri ni ugufungura konti kuri Aru cyangwa kuri poto yabo. Ikindi ni intambwe ya gatatu, wuzuza application, ukuzuza imyirondoro, amanota yawe, icyemezo cy'amashuri, ifoto ya pasiporo ndetse n'utundi tuntu bagusaba dukeya. Ikindi intambwe ya kane ni uko usaba financial aid cyangwa usaba ubufasha ku bijyanye nyine n'imari. Usabwa rero no gutanga ibimenyetso bya mikoro makeya, wuzuza muri kariketa byibuze y'amafaranga ndetse n'ubushobozi, ukandika muri essay form uvuga uko ubuzima bwawe bwifashe. Indi ntambwe ya gatanu ni ugutegereza ibisubizo uzahabwa ukimara gukora ubuno busabe cyangwa ikizwi nka conditional offer, niba wemerewe cyangwa niba ibyo babonye babigenzuye neza niba kuko bakwemera kwiga kaminuza. Icyiza rero cy'iyi kaminuza ni uko ukoramo application imbere, hanyuma bakakubwira ati rwose twabyemeye, bagahita bakwereka izindi page wuzuza, hanyuma ugatangira ukajya kwiga muri iyi kaminuza. Kandi kaminuza ni kaminuza ya mbere hano mu Rwanda iha abanyeshuri benshi bo mu Rwanda amahirwe yo kuyigamo. Kandi wibuke yuko utagomba gutekereza deadline, kuko Africa Leadership University ikoresha icyo bita rolling admission. Ibyo bisobanuye yuko ubanza kubisaba, hanyuma bakaguha amahirwe yo kukwemera kwiga kaminuza bitewe n'ibintu wujujemo, CV, motivation letter ndetse n'ibindi. Ibyo ngibyo ari byo tuje kubafasha no ku kizamini. Iyo wemerewe full scholarship, iyi Africa Leadership University cyangwa Aru yishyura amafaranga y'ishuri yose usabwa, ikakwishyura icumbi ndetse n'ibyo kurya, ikakwishyura laptop uzakoresha, amafaranga yo kwifashisha azwi nka stipend ugakoresha, bakagukwishyurira serivisi z'ubuzima, inkunga y'imyigire cyangwa izwi nka mentorship. Aya rero ni amahirwe ataboneka hose muri kaminuza hano mpuzamahanga muri Afurika, ariko agenewe byibuze Abanyarwanda. Rero tera intambwe ya mbere kugira ngo ihindure ubuzima bwawe ndetse uzamure ubumenyi bwawe. Rero ibyo ngibyo nibyo usabwa kuba ufite. Tangira rero hakiri kare, ntutekereze deadline ngo deadline se ni igihe ki. Byibuze iyi deadline mu kwezi kwa 9 ku itariki zigera muri 3 wenda niho iyi application iba yafunze. Kandi rero iyi ni kaminuza iha amahirwe buri munyeshuri wese. Niba utarengeje imyaka 29 ukaba ufite nuze grade B na C mu masomo wize cyangwa muri section wize, rero niba warize REB, warize TVET, aya ni amahirwe yawe. Witekeza ngo niba narize indimi se, unarize Hegel, narize iki. Buri munyeshuri wese muri section ziri mu Rwanda hano muri Africa Leadership ufite amahirwe yo kubonamo umwanya igihe bakwemereye. Rero gerageza amahirwe ushyiremo application, hanyuma ikintu nje kubafasha ni ugukora CV nziza, motivation letter, nkabereka n'uburyo wakwapplyinga. Rero ugira ibisobanuro bifatika ku mikorere yawe, wiga uko wakwandika essay nziza, kandi wige kugisha inama abamaze gusaba cyangwa abamaze kwiga muri iyi Africa Leadership University. Hano muri comment ibanza ndaza gusigamo link ya group ya WhatsApp izajya ifasha abanyeshuri bakurikira ikizamini channel. Hanyuma turaza gusiga na website muzamukuraho amakuru agiye atandukanye. Muri link ndaza kuyipininga muri comment, muraza kuyibona. Ikindi mujye mutwandikira muri comment, ko muri comment niho dufata ibitekerezo byanyu tukabyitaho tukabisesengura bitewe n'ubusaba abanyeshuri bagiye badusaba, tukarushaho kugenda tubibafashamo. Hanyuma rero hano tubibafashamo, ntago tuje ngo kubaka amafaranga yo gukora application. Oya, ugikurikira ikizamini cano menya yuko itsinzi yawe iba yamaze kuboneka. Rero iyo ufunguye inzogera wakanze subscribe biba byoroshye cyane kugira ngo ujye ubona amakuru nk'aya ngaya kugeraho ku gihe.
Ikindi komeza gukurikira ikizamini cano kugira ngo tubagire inama z'uburyo bwose bwatuma utsinda neza n'uburyo wakwiga neza. Hanyuma murambwira niba twafata nk'urugero rwa sapo rw'abanyeshuri byibuze nka babiri, tukabereka uburyo ki wuzuzamo application n'ukuntu wakora motivation letter. Reka munyemerere byibuze nko mu gice cya kabiri muze kubisaba muri benshi muri comment, mumbwire koko niba mu gice cya kabiri twafata urugero nkakwereka step by step, nawe tukagenda n'uburyo ki wakora CV nziza, motivation letter n'uburyo wakwapplyinga step by step mbere ku buryo ki babikora. Niba wifuza ubufasha bwo gukora iyi application cyangwa ushaka ko tugufasha gutegura essay nziza cyangwa financial aid, uraza kutwandikira hano hasi muri comment kugira ngo ibitekerezo byawe tubihe agaciro, kandi uze kureba muri pin ya comment twashyizemo, urebe group ya WhatsApp, ujye utubazamo ikibazo cyose wumva ushaka kutugishaho ku myigire no gukora application. Kandi subscribe rero, iyi ni intambwe ya mbere yo gutsinda, yo kugera ku ntego zawe. Ngiye mwabanye ni Callixte Mutabazi, ni uzajya ubagezaho ibintu nk'ibi ngibi. Reka muze gusaba igice cya kabiri niba ari ngombwa, kuko abanyeshuri bake bansabye ukuntu twakora application muri iyi Africa Leadership University. Rero ugerageza amahirwe ne warangije muri 2023, 2022 cyangwa 2024, aya ni amahirwe yawe. Uze kunyandikira muri comment kugira ngo turebe uburyo ki ukora application step by step mbere ku buryo ki babikora. Niba bikenewe muraza kunyandikira muri comment, tuze kubaha igice bidatinze kugira ngo tubereke ndetse tubashe gukurikirana aya mahirwe, iyi deadline ya application itarahagarika. Reka tuze guhura mu kanya bitewe n'ubusabe muza kunsaba hano muri comment. Ikindi kandi iyi video niba wumva hari ikintu izagufasha, kandi like uyisharinge bagenzi bawe b'abanyeshuri muziranye kugira ngo badacikwa n'aya mahirwe. Ndagushimiye cyane. Reka tuze guhura mu kanya tureba cyangwa dusubiza ibitekerezo byanyu mwasize muri comment.